Data mu izina rya Yesu ndagushimira ko utakitwita abagaragu ahubwo waduhinduye inshuti. Muri Kristo twahindutse inshuti zawe, kubw'amaraso yamenye twahindutse inshuti zawe. Reka uyu munsi utubere umunsi wo kugaruka mu bucuti. Ijambo ryo ryatubwiye ngo twere imbuto kandi zigumeho, ngo nimba tuzasaba Data icyo dushaka kandi tukagihabwa. Ubucuti mwami bwatumye tugumana imbuto, ariko gutakaza ubucuti bwatumye imbuto zidushiraho. Iki gitondo mwami turagarutse kugira ngo wongere utwambike imbaraga, turagarutse kugira ngo twatakaje ubucuti wongere ubutugaruremo. Iyi minsi mwami yo kuguma mu mazu itubere iminsi yo kongera kudevelopa ubucuti twari twaratakaje. Itubere iminsi mwami ndetse n'abashyashya bongera kugaruka mu bucuti hamwe nawe, bakamenya ko ari wowe Mana imwe rukumbi, ari wowe Mana iriho, ari wowe Mana ifite ijambo rya nyuma ku buzima bw'abantu bose, ari wowe Mana igenga ibihe. Uwiteka we, tuguhaye ubwoko bwawe hirya no hino burimo bugutakira kugira ngo usubize gusenga kwabo. Twongeye kuzana iki gihugu cyacu mwami mu biganza byawe, kugira ngo Uwiteka Mana nyir'ingabo, muri iyi minsi yo kuguma hamwe, muri iyi minsi yo kuguma mu mago yacu, abagore n'abagabo baguhindukirire, abasore n'inkumi baguhindukirire mwami. Iki gihe ukibyazemo abantu benshi bahindutse inshuti zawe, abantu benshi bari bubarirwe mu bakiranutsi, abantu benshi bari burusheho kukwizera, abantu benshi bari burusheho kuguhindukirira. Uwiteka Imana igira neza, urushaho kutwiyereka mwami. Ndagushimira ko amarembo y'ijuru afunguye ku bwacu, ndagushimira ko umuryango w'imbabazi ugikinguye ku bwacu, ndagushimira ko ya ntebe y'ubuntu waduhamagaye ngo nituyegere tudatinya igihe ari ku bwacu. Ngaho Mwuka Wera, reshya abahungu benshi n'abakobwa benshi kugira ngo bakuganeho. Iyi minsi mwami itubere iminsi yo kukwegera, itubere iminsi yo gusabana nawe, itubere iminsi yo kukubona, itubere iminsi yo kugushaka kuruta ikindi gihe cyose mwami. Nongeye gutwikiriza iki gihugu cy'u Rwanda amaraso yawe, imbibi zacu zitwikirwe n'amaraso yawe, ubutaka bwacu butwikirwe n'amaraso yawe, ikirere cyacu gitwikirwe n'amaraso yawe. Mwami mwiza, nongeye kugusaba imbabazi aho tutitaye ku bucuti hamwe nawe. Ubucuti bw'ibyisi bwatubereye bwinshi, butuma mwami bisunika urukundo tugukunda, bituma mwami byigizayo ubucuti bwacu nawe. Twarahuze duhugira mu bindi bintu byose uretse wowe, tubona umwanya w'ibindi bintu byose ariko wowe tukuburira umwanya. Ndakwinginze kugira ngo wongere utubabarire twebwe abitiriwe izina ryawe, ubabarire abahungu bawe n'abakobwa bawe hirya no hino. Imbabazi zawe zituwe Uwiteka Mana nyir'ingabo, maze ubucuti bwacu nawe bwongere busanwe, bwongere bugaruke, maze gusenga kwacu kumvikane imbere yawe. Ijambo ryawe ryambwiye ngo nitwere imbuto ngo kandi zigumaho, ngo tuzasaba Data icyo dushaka nawe azakiduha. Mwami duhe kugwiza imbuto muri iki gihe, Uwiteka Mana nyir'ingabo, gukora ibyo gukiranuka mu gihe nk'iki ngiki. Kandi ijambo ryawe nanone ryambwiye ngo umukiranutsi wawe ngo azabishwaho no kwizera, ngo kandi nasubira inyuma umutima wawe ntuzamwishima. Iki gihe mwami si igihe cyo gusubira inyuma, si igihe cyo kwicwa n'ubwoba, kuko Uwiteka Mana nyir'ingabo wowe ibi bintu byagutunguye kandi ufite kontrole ya byose. Nongeye kukwereka abatuye isi barimo baniha hirya no hino, kugira ngo imitima yabo uyireherezeho mukunzi mwiza, imitima yabo uyihindukirizeho, bakura amaso ku biteye ubwoba bayerekeze kuri wowe. Sanga abo bose mwami, imiryango yapfushije ababo, imiryango iri mu gihe cy'akaga, kugira ngo uyikomeze kandi mwami uyisange, imitima yabo iguhindukirire, ironkere abageni, ironkere umusaruro, ironkere abahungu n'abakobwa bashobora mwami gukura amaso kuri ibi ngibi bakayerekeza kuri wowe, maze bakaguha imitima yabo, bakaguha ubuzima bwabo. Ndagushimira Uwiteka Mana nyir'ingabo ku bahungu n'abakobwa barimo gushaka, ku batewe umwete n'ibi bihe bibi bikabatera kukwegera kurutaho, nubihererwe icyubahiro. Reka Uwiteka Mana nyir'ingabo, kuko ijambo ryawe ryatubwiye ngo kubagukunda, ku nshuti zawe byose bifatanyiriza hamwe kutuzanira ibyiza. Dutegereje ibyiza uzadukurira mu bibi, ntitunejejwe n'ibibi, ariko mwami dutegereje ibyiza wowe uzakuramo muri za mbaraga zawe zitagira akagero, muri bwa bushobozi bwawe bwinshi. Ngaho gwiza imbaraga kubagushaka, gwiza imbaraga kubagutegereza. Kandi mwami mwiza, twongeye gusenga kugira ngo iki gihu ucyorosore ku bihugu byacu, ucyorosore ku gihugu cyacu, twumve inkuru z'ibyiza, twumve inkuru z'ubutabazi, twumve inkuru z'amahoro, twumve inkuru z'uko imiti irimo itangwa kandi irimo kuvura, twumve inkuru z'inkingo, twumve inkuru Uwiteka Mana nyir'ingabo z'ubutabazi ku batuye isi. Urakoze Papa, icyubahiro cyose nikikugarukire. Ngaho ugwiriza abahungu bawe n'abakobwa bawe imbaraga, abari banamutse, abari bishwe n'ubwoba, abari bashobewe, ongera ubagwirize imbaraga. Urakoze, icyubahiro cyose nikikugarukire, mu izina rya Yesu dusenze, amen. Imana iguhe umugisha, Imana ibane nawe, Imana ikwiyereke.
ndabihamya ko hari abandi bantu bafite ibindi bibazo birenze ibya corona virus, ariko Imana ntaho yagiye. Ntabwo Imana ihanze amaso corona virus yonyine, Imana iracyahanze amaso ubuzima bwawe. Abantu n'isi nitwe duhanze amaso iki cyorezo, ariko Imana ihanze ubuzima bwawe amaso. Ubugingo bwawe bwitayeho kurusha ibindi bintu byose. Rero ntunamuke, ntucogore, ijuru riracyakinguye, umwami Imana agutegeye amaboko. Ugira umunsi mwiza, ugira umunsi w'umugisha. Urakoze.